Kuko tubanye bwa mbere nitwa Desire Habyarimana, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Hanyuma uyu munsi cyangwa se uyu mugoroba ni umugoroba w'abubatsi ingo. Nishimiye guhura n'abubatse bangana batya n'abajene nabo bagiye kubaka, ngo ndi bihuze nibyo ntaramenya neza, ariko ndaza kugerageza kubihuza. Nagira ngo dusome Abefeso ibice 5 umurongo wa 22. Abefeso ibice 5 umurongo wa 22. Abefeso ibice 5 umurongo wa 22. Kubazanye Bibiliya, niba ufite na telefone harimo Bibiliya nabwo usome nta kibazo, ariko ntujye kuri WhatsApp. Hanyuma Imana yarabyoroheje, yazanye n'ikoranabuhanga kugira ngo ibyiza bikomeze bitugereho. Uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. Bagabo mugandukira abagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ari nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akagyitangira, ngo ageze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, agishira rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe igera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Amen. Icyo tugiye kuganira ni urugo mu mugambi w'Imana. Urugo mu mugambi w'Imana. Akenshi tuvuga ngo ingo zasenyutse, ariko njya nibaza ngo mbere y'uko zisenyuka zabayeho. Zaburi 127 umurongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka iyo atari we yubaka, abubaka bose baruhira ubusa. Ngewe urugo ndurebera mu rufatiro. Imfatiro ni ebyiri. Fondasiyo ishobora kuba Uwiteka cyangwa ikaba ahandi. Abantu bubakiye ahandi hatari ku Uwiteka, sinakwizeza ko urwo rugo rwakomera. Mase nizubakiye ku Mana ziragorana, zihura n'ibibazo zarubakiye ku Mana, nkaswi zatangiriye ahandi hatari ku Mana. Nagira ngo mbibutse ko urugo ni umushinga w'Imana, ni proje y'Imana yatangije ku isi kandi izasozwa n'Imana. Sinzi niba mwabyumva. Ni ahantu ho kwitondera cyane, hari sensible, ni ahantu ho kwitondera. Umuntu yaravuze ngo umuntu kugira ngo atware imodoka ngo abanza kujya muri auto école akabyiga, bakamuha lisanse, no kugira ngo wigishe cyangwa ukora ibindi byose urabyiga, ariko urugo umuntu agwikubitamo bucyo gusa kuko yumva akuze, agahita arongora, ubuzima bugakomeza. Ubwo byazakomera bite? Uwiteka iyo atari we yubaka, abubaka baruhira ubusa. Nge rero nkora family therapy ariko mu buryo bwa Gikristo. Nagira nkubwire ko ibyo ndi buvugeho ibyinshi nibiganisha ku rugo rwa Gikristo. Hanyuma niba nawe warubatse urugo rutari rwa Gikristo, ndaza kukubwira ukuntu twabikosora. Muri Kristo Yesu birakosoreka. Haleluya. Birakosoreka bigakunda. Naho ndababwira ko imfatira ari ebyiri: kubakira ku Uwiteka cyangwa se ahandi. Ahandi hashobora kubayo. Ushobora kubona umukobwa mwiza ufite mu nda zero ukamukunda, cyangwa se ashobora kuba avuka mu muryango mwiza ukamukunda. Ushobora gukunda diplome cyangwa amafaranga ye. Ushobora kubona umuhungu ukavuga ati uyu muntu tubanye ibyo byose bifite icyerekezo. Aho hantu hose nagira ngo mbabwire ko hatubaka. Igifaransa cyinshi n'icyongereza kubimenya ni byiza, bituma uhahira urugo, ariko ntibyubaka urugo. Amafaranga menshi ntiyubaka urugo, hubaka Uwiteka.
iyo Uwiteka atari we yubaka, abubaka baruhira ubusa. Hanyuma urugo rwubakiye ku Uwiteka, niho nshaka kugana, rwakirwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Turahera ku gice cyitwa umwuka. Urugo rwubakiye, ubwo ndabwira, mboneyeho kubwira abajene bari hano benda kuzubaka urugo uburyo bakwiye guhitamwo abo bazabana. Uzahitemwo ukurikije ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ibyo bice bitatu muzumva mu nyigisho zanjye, nkunda kubigarukaho kuko ihema ryari rigizwe n'ibice bitatu: hanze, ahera n'ahera cyane. Umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Yesu yavuze amagambo atatu: musabe, mushake, mukomange. Tugiye guhera ku gice cyitwa umwuka. Urugo rwakirwa mu mwuka gute? Mwembi mugomba kuba mwarakijijwe, ubizi neza ko umuntu mugiye kubana yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe. Icya kabiri, mugomba kuba mwumvikana ku byo mwizera ijambo ry'Imana. Uyu mujyi wuzuyemo imyizerere we. Bamwe bizera ubuntu butangaje, ko ibyaha twakoze kera n'ibyo dukora ubu n'ibyo tuzakora ubutaha byose byababariwe. Ushaka wasambana, ukiba, ukica, ntacyo bitwaye. Ndabizi ko izi nyigisho zihari hano. Nubana n'umuntu mutizera bimwe, numugerayo bizabacanga. Mugomba kuba mwembi, twahera mu gice cya mbere cyitwa umwuka. Mugomba kuba mwembi mwarakijijwe kandi muhuje ibyo mwizera. Icya gatatu, mu mwuka mugomba kuba muhuje umwuka, mwese mwarakiriye umwuka w'Imana. Ngewe njya kurambagiza umukobwa, ni kimwe mu byo nashingiyeho, ko agomba kuba yaruzuye umwuka wera. Ariko reka nkubaze, umuntu yananiye Imana, we wamushoboza iki? Umuntu umwuka wera yabenze ntiyinjire, mwowe uzamushoboza iki? Kutari Imana ihindura abantu. Hari igihe umukobwa avuga ngo hoya ngo urumva ngo nzamwihanganira ngo mwerere imbuto ngo azahinduka. Uri Yesu yabambiwe abantu wowe. Urugo ntiruhindura umuntu, ahubwo ruhishura umuntu uwo ari we. Nimugerayo uzamenya uwo yari ari we. Nta kintu, mbona fiyansaye igizwe n'ikinyoma gusa. Mwese muhura muhumeka gahoro, nta ureba mu maso y'undi, mwiteye agaparufe, muri abana beza, yurakaye ntumarayo. Ariko nimugerayo uzamenya niba aryamagona, uzamenya imiterere yose izahise ijya ahagaragara. Niyo mpamvu ukwiye kwitonda. Ubundi fiyansaye ni observation avec attention, ni ukumenya gusoma hagati y'imirongo. Ingeso umuntu akweretse muri fiyansaye, nugerayo azayikuba inshuro 10. Niba atinyutse kugusaba ko mujyamana muri fiyansaye, uzamenye ko azaguca inyuma uko abitekereje kose. Narakara kamarayo muri fiyansaye, uzamenye ko bitangiye gucana umutuku. Ndaza kubigeraho. Mugomba kuba muhuje agakiza, muhuje ibyo mwizera, muhuje umwuka. Icya kane, mugomba kuba uyu muntu mugiye kubana akundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Icya gatanu, agomba kuba yarubatse ubusabane. Hanyuma icya gatandatu, agomba kuba ari umuntu ubizi neza 100% ko ari Imana ibahuje. Ukaba ubizi neza ko ari Imana inyuzanye mu buzima bwawe. Iyo ngewe abantu baje kumbwira ko bagiye gutangira projet y'ubukwe, mpita mubaza, wahuye na Yesu ryari? Ubanye na Yesu gute? Igituma ntaca inyuma madamu wanjye nuko nzi ko naba mpemukiye Yesu. Impamvu ntagwana cyangwa ngo nkore ibindi, nuko nzi ko Yesu tubanye neza. Uko ubanye na Yesu niko uzabana n'umugore wawe, niko uzabana n'umugabo wawe. Nunanira Yesu n'uwo mubana uzamunanira. Tujye mu gice cy'ubugingo. Mu bugingo habamwe ibintu bine. Tugeze mu gice cya kabiri cy'ubugingo. Habamwe ibintu bine. Habamwe ubwenge, habamwe kamere, amahitamwo n'amarangamutima. Mu gice cyitwa ubugingo ukwiye kureba niba umuntu mugiye kubana ari umuntu uhinduka ku ngeso,
ashaka gusa na Kristo Yesu. Mutekereza ko urugo rusenywa n'iki? Ni ingeso abantu banze guhindukaho. Hanyuma ugahita utegeka abagize urugo bose ko bamera nk'uko ushaka, atari nk'uko Bibiliya ivuga. Niba umuntu mubana ubona adashira umwete mu guhinduka ku ngeso no gusa na Yesu, witega ibibazo. Umuntu yashize imbaraga mu kwezwa no guhinduka ntabwo azakugora. Icya kabiri mu gice cyitwa ubugingo, ukwiye kureba niba afite ubwenge bumurikiwe cyangwa butokowe. Uzi ukuntu Yakobo yanditse, aravuga ngo hari abantu ngo bafite ubwenge ngo bw'inyamaswa bantu. Ariko reka mbabaza, umugabo utinyuka gutunga konte umugore watariho, ubwo afite ubwenge buri sawa? Hanyuma sapfuye ninde yabibenefisia? N'abana be, n'umugore we, ni byajyana. Hari umugabo w'inshuti yanjye aheruka kugura inzu ya miliyoni 100 mu Rwanda, umugore we n'abana ntibabizi, kandi yarize azi ubwenge. Naramubwisha uri umusazi kabisa. Nta muntu utekereza neza yakora iryo kosa. Hari abantu bafite ubwenge burimo ubucakura, burimo ubujyajya, burimo ubugome, akaba afite ubwenge buta. Bibiliya Yakobo yaravuze ngo ubwenge buva ku Mana buraboneye, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, buca bugufi. Iyo umuntu adafite ubwenge nka bene ubwo, aba afite ubwenge bufite ikibazo. Murabizi ko ubwenge buva ahantu hane: hari ubwa karemano, hari ubumenyi twiga mu ishure, hari ubwenge bw'impano, n'ubwenge bwo kubaha Imana. Ubwo bwenge bwose bugomba guserva ubwami bw'Imana. Ukundisha Uwiteka n'ubwenge bwawe bwose. Niba umuntu mugiye kubana adafite ubwenge bumurikiwe n'Imana, ukabona ubwenge bwe harimo amacenga, uzitonda. Icya gatatu mu gice cyitwa ubugingo, ni ukureba niyo umuntu adafite ibikomere bitakize. Murabona amatorero yo mu karere k'ibiyaga bigari twagize ikibazo giteye gutyo. Batubwiye gukizwa nkaho tuzapfa ejo. Yaba umuntu yakizwa agahita apfa byari byiza, ariko kuko tudahita dupfa bidusaba kureba uko twitwara mu buzima bwa buri munsi. Murabizi ko amategeko 10 atanareba umuntu n'Imana, atanakurikiyeho areba imibanire y'abantu n'abandi. Niyo mpamvu umuntu mubana ukwiye kureba niba adatsikamiwe n'ibikomere. Ndibubabwira ukuntu nubasa urugo rukangora kubera umutima ukomeretse. Ingo nyinshi zizasenywa n'ibikomere abantu babanye nabo. Abagore benshi barekara makeya, nta nyitaho, nta keyama. Ariko keya umusaba yayihawe nande? We yayihawe nande? Hano hari abagore b'abasirikare barimo. Uzi gushaka umugabo w'umusirikare yagwanye imyaka yose intambara yamaze mu Burundi, agahita akomereza Somalia, akaraswa na Al-Shabaab. Najya zuba rya Somalia ryose rikamwakira ku mutwe. Hanyuma agahita ashaka umugore w'umusivile kaze ngushaka keya. Yewe yo nukurota ukanuye. Ibyo ushaka ngo aguhe yabihawe nande? Yagiye mu gisirikare ari muto, ahantu babaho ku itegeko, ahantu utemeye kwitekerereza, utekerezwa n'abandi, ugomba kubaho nyine ubuzima bumeze gutyo. None ngo urashaka keya. Reka mvuge gato kubikomere. Umuntu atanga ico yahawe. Ntiwafata umwana wawe mu kuboko ngo umutembereze mu muhanda papa atarabigukoreye. Niba utarakonsomye urukundo rwa mama uri umuhungu, bizakugora kubaka urugo rwiza. Reka mvuge gato kubikomere. Igikomere cya mbere cinjira uko inda yawe yasama. Umukobwa bafashe ku ngufu bakamutera inda, uwo mwana ntazigera amera nk'uwavukiye mu rukundo. Muri counseling iyo dufasha abantu, hari ubwo ubona umuntu ahora acecetse, wazakurikirana guceceka kwe ko twe dushaka umuzi, ukazasanga inda ye bashaka kuyikuramo kandi ari mu nda yarabyumvaga.
ukabona guceceka kwe ntibiri normal, ahubwo hari ahantu bikomoka. Inda yawe nagira ngo nkubaza, inda yawe bayisamye bishimye cyangwa uwo munsi hari amakimbirane? Abagabo bakunda sex ku buryo mushobora gushwana ariko uwo munsi agatera inda. Umuntu inda ye yasamiwe mu makimbirane, uwo mwana ntazamera nk'uwavukiye mu rukundo. Si ibyo gusa, hari akantu mperuka kuvumbura muri siyanse karanejeje. Uzi ko niyo uteye inda ushonje umwana avutse avukana inzara? Ibi mbabwira ni siyanse ibivuga. Mbabwira inzara y'uburyo bunese, ntabwo ariyo naje kwigisha. Wari uzi ko iyo ufite depression, agahinda gakabije, ugatera inda, umwana avutse azavukana agahinda? Ibyo mbabwiye ni siyanse bivuga. Inda yawe isamwa byari bimeze bite? Wari uzi ko imyitwarire y'uyu munsi ifitanye isano n'uwo munsi? Igikomere cya kabiri ni amezi 9 uri mu nda. Mwari muzi ko umwana iyo ari mu nda yumva kuruta iyo ari hanze? Imibabaro yose mama yahuye nayo umwana ari mu nda, umwana arayumva. Niyo papa atashe ameze neza bumvikana na mama, umwana arakina mu nda. Kandi niyo papa atashe bakimbirana na mama, umwana mu nda ahita aceceka, arabimenya. Igikomere cya gatatu kiba ku munsi umwe umwana yavutse kugera ku myaka 3. Iki gihe umwana yakira ibintu bishasha 70%. Hirya y'imyaka 3 umwana basigaranye capacity y'ubwonko ya 30% gusa. Iwanyu ni biki wakiriye? Hanyuma ngo tuvuge ko uzavamo umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza. Yakira ibintu bishasha 70%. Igikomere cya 4 kiba ku myaka 3 kugera ku myaka 5, nibwo karagiteri y'iforomo. Nico gihe bigena umuntu azabaho. Murabizi ko umwana yumvira ahantu hatatu: mu kanwa, kwituma no gukinisha igitsina. Mwese mwarahanyuze n'ibisanzwe. Iyo yonka arishima niwo munezero we, ariko ni naco gihe cyo kujya intoke. Iyo umwana umukubitiye intoke utamusobanuriye impamvu, nababwiye ngo yari mu nda yumva kuruta yari hanze, niba yarumva ari mu nda no hanze yakumva, ukamukubitira intoke utamusobanuriye, byandika mu mutwe ko akomeretse. Akajya kuri etape ya 2 yo kwituma, ico gihe yagiye kuri ntibisaba po, aho bishakiye hose ahita birekura, abarimo kuvumbura, niwo munezero we. Iyo yitumye mu myenda ukamukubita utamusobanuriye, nabwo mu mutwe arakomereka. Akajya kuri etape ikurikiyeho yo gukinisha igitsina, ico gihe abaza utubazo, ukajya wibaza uwo mutumye. Udukino akina 70% tugaruka ku mibonano mpuzabitsina. Reka mbabwire ukuntu bigira ingaruka ushaje. Umuntu yasimbutse etape yo kujya intoki, uzamumenya agiye kwiyarurira kuri buffet, apakira ikirunga, isosi ikagenda imeneka ku nkweto. Ukibaza nibwo bwa mbere abonye ibiryo, ni waba arajya ahubwo afite ikirarane mu mutwe. Hari ahantu hari vide. Igihe cyose abonye ibiryo, ico gikomere kirahaguruka, kuko ntihigeze ajya ngo hage. Nzi aba mama ajya ku kazi yakingiranye isukari, umukozi yamusigiye umwana. Ari isukari n'umwana igifite agaciro n'iki? Iyo umuntu yahungabanye, isukari igira agaciro kuruta umwana, kubera ibikomere abantu bagenda. Umuntu yakuzi waba atajya ngo hage, bizamugora kwitanga, abingumyi ku kigero kitabaho. Aho urabona ibimuzaho bibari sawa, ariko ibijya handi biramugora. Ntimukajye murenganya abantu ngo nibatanga. Hari umuntu umwe bigeze kumbwira yo mu Kristo wacu, baravuga ngo ari Imana. Ndavuga nzajya kumugerageza. Ndamuhamagara, ndamubwira uyu munsi nimugoroba turaza kugusura na madamu kandi turajya iwawe. Hanyuma tuhagera kare saa 12. Turaganira, turasenga, turaririmba, tuvuga ijambo ry'Imana. Batetse twumva baratwiyorera,
bashira hasi bakajya bongeramo amazi, natwe twanga gutaha. Bigeze saa 5 ejo mbwira madamu ni senga tugende, uko bamuvuze niko ari. Siwe atsikamiwe n'ibikomere. Umuntu yasimbutse etape yo kuri po yo kwituma, yagiye mu bwiherero ugira ngo yagiye gukora projet ibyara amafaranga, ntagaruka. Umunezero we naho hantu biramunezereza ku kigero kitabaho, kuko yarahungabanye. Umuntu yasimbutse etape yo gukinisha igitsina, nashaka bavuga mu ndimi, nashaka bari aposo, nashaka bahanura, nashaka bakora ibitangaza, azaca inyuma uwo bashakanye. Ibyo mbabwiye ndabizi neza. Si ikibazo cy'uburiri bwiwe, ni ikibazo cy'ikirarane mu mutwe. Hari ahantu hahungabanye. Salomo yarongoye abagore 1,000, aravuga ngo mu bagore bose yabuze n'umwe, ariko mumbwiza ukuri, mu bagore 1,000 yabuzemwo n'umwe. Abantu benshi baca inyuma abo bashakanye, atari uko bashaka kubaca inyuma, batsikamiwe n'ibikomere. Ingo nyinshi zigenda nabi kubera ibikomere. Umwuka w'ubusambanyi umeze nabi mu bitwa abakristo kubera gutsikamirwa n'ibikomere. Niba utaragize urukundo rwa mama uri umuhungu, ngo ube inshuti na mama wawe, uzagerageza gukundana n'abakobwa cyangwa abamama utagamije ikintu kibi ushaka kuwasimbura mama mu buzima bwawe. Niba utaragize urukundo rwa papa uri umukobwa, ngo ube inshuti na papa bihagije, uzajya ukundana n'abahungu utagamije ikintu kibi ushaka kuwasimbura papa mu buzima bwawe. Iyo vide nta muntu yapfa kuyuzuza, ni Yesu wenyine yahuzuza. Hakugira ngo twinjize Yesu agere ku ndiba z'imitima yacu. Nyenya mbona abadamu bavuga ngo ngewe ngo abantu twumvikana n'abahungu gusa n'abagabo, ngo abagore bagenzi banye ngo vraiment ngo ntacu twavugana. Ukibaza nyene afite kirarana ahantu nuko atabizi, kandi ntabwo kuri babi bazamukorera. Igikomere cya mbere ni umunsi usamwa, icya kabiri n'amezi 9 uri mu nda, icya gatatu ni umwaka umwe kugera ku munsi umwe kugera ku myaka 3, igikurikiyeho ni imyaka 3 kugera ku myaka 5, hanyuma ikindi gikomere rero ni muri adolescence. Adolescence yitangiye bya bindi byose wakeneraga muri enfance birongera bikagaruka. Abantu benshi muri mwe mwageze igihe cyo gukunda kujya muba muri interna, aho bajya ntibahage. Mu ndebere umuntu yagize inzara mu gusamwa kwe, mama we amutwite ntiyariye ngo ahage, sinzara ya kabiri. Cagihe umwana akenera imfashabere, nabwo ntiyariye ngo ahage, sinzara ya gatatu. Hanyuma adolescence itangiye ari muri interna, sinzara ya 4. Uwo muntu nibamuha kuyobora commune azajya mituwere z'abanyagihugu. Ni wibesha ukamugira manager muri company yawe, azagusubiza ku isuka. Ni bande birirwa bahombye amatungo ya leta cyangwa se bakiba iby'abandi? N'abantu batsikamiwe n'ahantu hatakiza, n'abantu badashobora kuba bizegwa kubera umutima ukomeretse. Muri adolescence n'ahantu hakomeye. Mbibutse ikindi kintu cyo mu gihe cya adolescence, ni igihe cyo kwigomeka. Kuva ku munsi umwe kugera ku myaka 10 ni igihe abastare wigiraho ni papa na mama. Ariko kuva ku myaka 10 kuzamura 10-12 ni igihe cyo kwigomeka. Abana bahita batangira gushaka abastare, akavuga ati ngendi Ronaldinho cyangwa se ndi undi mustare wese ugezweho. Uyu mwana ageze igihe cyo kwigomeka, ukamuhanije inkoni, umugira umugome gukuba kabiri. Imihindagurikire ye mu mubiri iri kwihuta, none nawe ugeretseho kuzana igitsuri. Uzi ubwenge wamwubakaho ubushuti,
byibuze akakubwira uko ari hariyumva mu mubiri we, ukamufasha kuharenga. Iyo utabigenje gutyo, arigomeka, akarushaho kwigomeka. Dukomeze. Ubwo ndiho ndavuga, ni gute wazaba umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza ntusangize abantu ibikomere kandi ari byo wahawe? Ntawe utanga icyo atahawe. Mu gice cy'umwuka navuze ibihari, turi mu gice cy'ubugingo, aho umuntu akwiye kureba niba umuntu bagiye kubana adafite amarangamutima akomeretse. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Umuntu ashobora kuba akijijwe neza ari umwana w'Imana, ariko umutima we utsikamiwe n'ibikomere ku kigero atakuba ku rugo ngo byemere. Numuhitamwo rero uzamenye ko ingaruka z'ibyo bikomere zizaguhenda, bizakugora, kuko nanone nturi Imana ikiza ibikomere. Niyo mpamvu nababwiye ko fiançailles ni observation avec attention. Ukwiye kwitonda, ukamenya gusoma hagati y'imirongo. Abantu benshi barakomeretse. Reka mbabwize ukuri, niba warigeze gufatwa ku ngufu, ndabizi ko uzarinda uw'umukecuru iki kintu kitaragushira mu mutwe. Igihe cyose ubonye umugabo, nanjye ndiho ndakwigisha nambaye ipantaro, ndabizi ko ndi ikigeragezo kuri wowe. Umuntu wese yambaye ipantaro uhita wibuka isura. Kubera iki? Hari ibintu bidakwigwa mu mutwe w'umuntu. Sinabivuga byose, ariko kimwe muri byo ni ugufatwa ku ngufu. Bikerera umwijima mu mutwe w'umuntu, aho umuntu atakaza ubumuntu bwose akaba ikindi kintu. Icyo gikomere cyakizwa nande? Kiretse ugize amahirwe ugashaka umugabo ugukunda gusa, akagukunda akakwibagiza igikomere, ariko ntiyapfa kuhagera Yesu adafite icyo yakoze mu buzima bwawe. Ejo narababwiye ngo abarundi kazi n'abarundi bafite ukuntu bazi kubibika bakabihisha, ariko ibintu byose wahishemo ukabibika bizagaruka ari diabete, bizagaruka ari kanseri, bizagaruka ari umutwe udakira, bizadevelopa umujinya, ujya urakara ibintu bidasobanutse, abantu bose ubabwire nabi, ntacyo mwapfuye. Abantu benshi batsikamiwe n'umutima ukomeretse. Noneho rero uzi gushaka umugabo w'umunyafrika wo munsi y'ubutayu bwa Sahara? Uzi ko umugabo w'umunyafrika umushira amazi muri douche, ukamutegurira impuzu yambara n'ifunguro rya mu gitondo ntakubwire ngo urakoze? Ugahita umbwira shere wambaye neza, akavuga ngo namaze, akabivuga yiruka. Ejo nababwiye ukuntu abagabo bikunda, aho isaha nziza ari umugabo, urukweto rwiza ari umugabo, telefone nziza ni umugabo, imodoka nziza ni umugabo, abana iyo babaye beza n'abase, iyo babaye ibigogi n'abanyina. Umugabo w'umunyafrika ni umugabo asohoka mu rugo ahasize 5,000, wagasohokana 50, akaza yayamaze, utemerewe kumubaza ico yakojeje, kandi agataha baza raporo y'5,000, agashaka ko havamwe inyama n'icayi c'amata na salade n'ibishimbo, ibintu byose bitavamwe induri kavuga. Uzi gushaka umugabo w'umunyafrika atwenga ari uko yibagiwe? Mva mbabwira kandi, abagabo iyo twagiye kurambagiza gufiyansa, uvuga amagambo abaho n'atabaho, kuko ubwonko bwacu ukuntu bukoze, dukora ikintu kimwe n'umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, wakirangiza ugakora ikindi. None iyo tugiye kurambagiza, uhamagara umukobwa inshuro 20 ku munsi, mbese uramustresa kugira ngo umwemeze nyene umukuri wawe. None ba nyiramama bari hano barantwenze, iyo abonye umuhamagara inshuro 10 ku munsi, avuga ati ningira azajya mpeka mu mugongo. Uzumirwa. Akaza yishimye avuga ko asanze umuntu, mbese murabizi ko intege nke z'abagore ari amatwi. Akabaza ati mbega umugabo uvuga neza, useka neza, unyitaho umakanya, nakugezayo azajya gushaka amafaranga, ntazibuka nuko uhari. Uzi gushaka umugore azasimbura mama wawe wabuze, ukabuzi ko azasimbura abashiki bawe,
ugahita ushaka umugore w'umunyamahane uvugira muri saro no mu gikoni no muri koridoro no mu cumba n'inyuma y'akabati, ubera hose icarimo kubera amahane menshi. Hari abagore badevelopye umujinya, avuga ugasinzira, ukicura akivuga ukongera ugasinzira. Abagore hari ukuntu bazi kubika ibintu bitagenze neza, akabibika ariko byasohoka ikaba bombe ituritse. Kandi niba ari ikintu gishobora abagabo ni amahane. Buriya abagabo benshi ubona bataha batinze si ukubera ari gukunda akabare gusa. Avuga ati umugore wanjye ndamuzi, nzajya ntaha yasinziriye. Ndabizi neza. Hari abagabo hano hanze twubaha, mbese tububaha ku kigero kiri hejuru, ariko akaba afite umugore azi kumumanura. Yagera mu rugo ukibaza niba ari we cyangwa ari uwo bavukana, kubera amahane y'umugore we. Abantu benshi bubakiye ingo ku bikomere. Reka nsubiremo mbabwire ngo ntawe utanga icyo atahawe. Hanyuma mu mubiri, urugo rwakigwa mu mubiri habamo ibintu byinshi. Habamo kuzuza inshingano, ndaza kubivuga. Mu mubiri habamo umuhamagaro, isezerano n'igihango. Igihango ni ikimana. Igihango ni covenant. Okay. Ni isezerano, umuhamagaro n'igihango. Isezerano murigirana muri babiri, mwaba muhagaze ku ibarabara, mwaba muri ku rusengero, waba wamusuye. Isezerano murigirana muri, ukavuga ngo yego ndemeye nzaba umugore wawe, yego ndemeye ndashaka kuba umugabo wawe. Isezerano ribaha hagati y'abantu babiri, Imana ikaba umuhamya wanyu muri babiri. Hanyuma umuhamagaro ni ugukura iwanyu ugatera amahema ukabasezera, ukavuga ngo mwagize neza kundera, sanzu uwo nkunda, ugahamagagwa nk'uko Aburahamu yahamagawe. Hanyuma igihango gihanishwa kuryamana, urugo ruba konsome binyuze mu kuryamana. Hanyuma mu mubiri nibwo haba mw'abana, nibwo haba mu kuzuza inshingano, niho haba mwiyerekwa, niho haba mw'icyerekezo urugo rwerekezamo, habamo ibintu byinshi ntabona umwanya wo kuvuga. Niho ndabwira ko urugo rwakigwa mu bice bitatu. Hanyuma iyo umuntu ageze mu rugo agomba kuba yiteguye kuzuza inshingano, kuzuza icyo ahamagarirwa, inshingano ze. Ndashaka kubabwira inshingano 5 ku bagabo. Iya mbere, umugabo agomba gutanga byose. Gutanga byose. Akabazo k'amatsiko rero, ni gute umuntu atanga byose adafite byose? Abantu benshi iyo barongora aba yumva akuze ashaka gukora imibonano mpuzabitsina ihoraho. Yego ni byiza, ariko nugera mu rugo bazagusaba y'umutekano, hano abantu batayasaba. N'ay'ibishingwe bazakubaza y'isuku, bakubaza y'amakara, bazakubaza ibintu nk'icumi uhita uvangirwa. Iyo utiteguye gutanga byose, bizakugora. Ibi ndiho ndababwira, umwana akwiye gutegurwa agakwiza imyaka 2 umaze kumenya niba azavamo umugore muzima cyangwa umugabo muzima. Nkunda kujya muri Isirayeli, hanyuma nagize umugisha wo kuba mu muco wabo, mu kubana nabo mu ngo zabo. Hari ikintu kimwe nabigiyeho cyiza. Abayahudi bimvuga barabizi, bazi gutegura umwana kuva ari mu nda. Umuyahudikazi iyo yasamye inda, umugabo afite umukoro wo gusoma ibitabo 5 bya Mose kandi aranguruye. Agafata kunda y'umudamu we, akabwira umwana ari mu nda ngo uzaba umutwe ntuzaba umurizo, uje kuba igisubizo ntuzaba ikibazo, amahanga azakuguzaho ntuzajyayo, bazagutera bazananye inzira imwe bahunge baciye mu nzira 7. Bizera ko umwana ari mu nda yumva. Hanyuma iyo yavutse bamuzana mu rusengero mu isinagogi ku munsi wa 8, bakamumurikira Imana, bakamusubiza mu rugo, bagakomeza kumusomera ibitabo 5 bya Mose kandi bavuga cyane.
hanyuma yakwije imyaka 2 bamukura iwabo bakamutwara mu ngando za Kiyuda mu bakibuti, bakamwigisha kugira umutima wagutse, gutekerereza igihugu cyose, atabaho yizirikana wenyine. Kubera iki? Barabizi ko karagiteri yiforoma ico gihe kuva ku myaka 3 kugera kuri 5. Haba hari abasaza b'abasava bashinzwe kwanariza impano z'umwana, bakavuga ngo uyu mwana ukuntu akina atoba utwondo azaba umusirikare by'umwuga, azaba umuhinzi cyangwa se azigikoranabuhanga. Bakujyana mu ishure bakurikije ingabire bakubonanye. Muzi umusaruro wabo, nabambere mu gisirikare, nabambere mu butasi, nabambere mu buhinzi, nabambere mu ikoranabuhanga. Na Amerika ivyigeraho 60% bikorwa n'abayahudi. Hajya mwebwe ninde yabibakoreye? N'ubundi mwari mukomeye ukurikije aho uvuka, wari ukomeye kabisa, waragerageje urebye ibintu byose wigwanyeho, ubona biciyemwo, nta wabikwigishije, nta mente ugira, nta muntu ugufasha byibuze ngo na pare nawe muherukana wa munsi w'amafoto, waragerageje. Umugabo akwiye kuba yarateguwe gutanga byose. Hanyuma icya kabiri, ntabwo ari ugutanga byose gusa, agomba kuba yiteguye kuba papa. Nari mvuze ngo kuba papa. Umwana yakigwa mu bice 3: umwuka, ubugingo no mubiri. Ntabwo nabigarukaho, sinabona umwanya, ntabwo turiho turiga uburere bw'umwana. Umunsi umwe nari ndi Nazareti, hanyuma abo turi kumwe umva nyuye kubera ngiye inshuro nyinshi cyane, ntabwo mfite amatsiko menshi. Abo turi kumwe twageze i Nazareti saa 11 bwije, hanyuma nicara ahantu nani umugongo uri kunjya. Abo turi kumwe bajya gusura aho Yesu na Mariya nyene babaye na Yosefu. Nicara kwibuye ahantu nk'inyuma gutya, ahantu Yosefu yabariza, numva mpwemuyera njeho arambwira ngo mu bagabo bose bo kwisi Imana yasanze umugabo wo kwizerwa, yabitse umwana wayo, akamurinda neza mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri, akamuha ibikwiriye kugira ngo azakore ico yaremewe, ari Yosefu. Umwuka itarambaza ngo Imana ije mu Rwanda gushaka umugabo umwe wo kwizerwa, yabitse umwana wayo, yasanga ari wowe. Umunaniro wahise ushira, ndarira ndapfa. Sanga n'abahungu banjye 2 sindi umwizerwa kuri bo, hari gihe bambura. Nukuri ari gihe bambura. Mba pasiteri, nabaye pasiteri kuruta kuba papa. Nabaye pasiteri umwana wanjye wa mbere afite imyaka 2, hanyuma uwa kabiri afite amezi makeya. Umwana wanjye wa kabiri atangiye kwiga kwandika, yaranyandikiye aravuga ngo papa, ngo ndagukunda, ngo ariko mfitanye nawe ikibazo, ngo igihe cyose nje kugushaka ngusanga kuri machine, ngo wazampakanya tukaganira nk'abantu b'abagabo. Ako kandiko karanyishe, narakabitsa ahantu mu buryo bwizewe, karambabaje. Naribajije ubwo umwana avuga gutya mama wavuga ngo iki. Kandi koko narashinze igitangazamakuru ntafite amafaranga yo kwishura abanyamakuru, nkabikora ngenyene, nkaba chief editor, nkaba umunyamakuru, nkakora ibintu byose. Nyoboye urusengero ahantu ngenda ibirometero 16 buri munsi, ndi kwiga ishure rya Bibiliya, ngomba kujira n'urugo. Ibyo bintu byose ngomba kubyuzuza, abana barambura. Kimwe dufite mu Rwanda nashizeho ihuriro ry'abana b'abapasiteri. Abana b'abapasiteri benshi barahungabanye kubera kubura aba papa babo. Abakisto barabatwaye, base abana barababura. Simvuga hano ni mu Rwanda, mwebwe hano nta kibazo mufite. Hari gihe usanga uri pasiteri kuruta kuba papa. Ugaserva abandi bose yavuye mu muryango wawe. Kandi kibabaje, iyo wagwaye abana bawe nibo musigarana. Musi umwe nari ndi hanze, hanyuma uwo munsi nari mfite anniversaire, ngera ku kibuga saa 9 y'ijoro, ntabwo niwe abana baza ku kibuga. Hanyuma
umwana wa kabiri turakundana cyane, aragenda asaba amafaranga mama we, ashaka ururabyo ararubika, mu gitondo saa 12 arakomanga ararunzanira, arabizi ko nzikunda, abaziteguye mumfashe tubaha amashi. Mbese mwatumye nishima. Noneho arazambwira ngo papa, unagira nkubwire ko ngukunda, unakuzaniye ururabyo, ngo ariko nashaka nkubaze n'akabazo, ngo ba bantu bose wirirwa inyuma ngo nta muntu n'umwe azana anniversaire yawe. Numva aranyishe kabisa. Ni nkaho yambwiye ngo ba bantu bose batumye tukubura nta n'uwibuka anniversaire yawe. Bashumba muri hano, namwe bakozi ba leta, namwe bacuruzi, mushaka amafaranga mukore cyane, ariko mumenye ko umuryango ari ahantu h'ingenzi, muwiteho by'umwihariko. Nta kintu wabona wagura umwana wawe, ntacyo wabona habe na kimwe. Umugabo agomba kuba papa. Reka mbabwire ibanga rimwe, kororoka no kubyara ni ubuntu Imana igira, ariko ushobora kororoka uri urubyaro rwa Kayini cyangwa ukororoka urubyaro rwa Seti rusenga. Kubyara ni sawa, ni umugisha, ariko urabyara nka Kayini cyangwa urabyara nka, reka mbabaza, urubyaro rwa Kayini n'urwa Seti mu isi abenshi ni abahe? Abenshi ni abahe? Ba Kayini. Murakoze. Mwari muzi ko mu muryango ariho habyara abaperezida, abajenero, abacuruzi bakomeye, abashumba, abavumbura ikoranabuhanga, ariko nanone mu muryango niho havuka amayibobo, niho havuka abangurumogi, niho havuka ibyihebe byiturikizaho ibisasu, niho havuka bakubita kudeta. Ishengero ryari rikwiye gushira imbaraga mu kubaka umuryango kugira ngo tuzabone igihugu cyiza cy'ejo hazaza. Niba hari abantu batitaweho mu nsengero n'urubyiruko, kubera iki ntibagira amafaranga. Umugabo agomba gutanga byose kandi agomba kuba papa. Papa ni ukuba inshuti n'abana bawe. Umuhungu wanjye wa kabiri mperuka kumujyana muri hoteli ahantu kure mu Ruhengeri, tumarana iminsi 3, turarana ku buriri, dusangira, dutemberana, dukora ibintu byose, turaganira, mubwira ibintu byose mwifuzaho n'uwo nifuza ko azabaho. Arambwira ngo papa, nyuma ku munsi wa gatatu bamwe ngo nkurikije ibyo wanganirije, ndashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza. Akizwa ku giti cye, numva umunezero. Nyuma y'indwi tugeze mu rugo, arambwira ngo papa, ngo wambyaye mu mubiri, ngo ariko ndashaka umbere papa wo mu mwuka. Kuri ubu turagendana, turasengana, dukorana ibintu byose. Niyagize intege nkahita aza kumbwira, papa mbigenze gute? Hari igihe tuba abandi tugaserva abandi kuruta guserva imiryango yacu. Uzirinde, ukora ibishoboka byose. Ntabwo dutanga agakiza, ariko ukora ibishoboka byose kugira ngo umuryango wawe ubeho. Erega urimo gukora kopi yawe. Niba ushaka ko izina ryawe ritazazima, kora ibishoboka ku kiguzi cyose byagusaba. Hanyuma ikindi, papa agomba kuba umurinzi. Cya gatatu agomba kuba umurinzi w'amarangamutima y'abagize urugo. Ubwonko bw'abagabo ukuntu bumeze, bukora ikintu kimwe bukakirangiza bugafata ikindi. Iyo arambagiza amugejeje mu rugo ahita ajya gushaka amafaranga cyangwa se kubaka inzu, kandi iyo yagiye gukora icya kabiri ntiyibuka ko hari ibindi bimutegereje. Abagore benshi basambana bazira ikintu kimwe gusa, kubura umurinzi w'amarangamutima y'abagize umuryango. Ari umugabo umwe nzi twabanye i Burundi. Uwo mugabo ntiyigeze, ntabwo bari bamaranye n'umugore imyaka nka 25, barabakira, ariko ntiyigeze abwira umugore we habe n'umunsi umwe ko amukunda. None umugore sinzi aho yari yabikuye, asanga umugabo mu cyumba aramubwira ngo sheri ngurankunda. Aramureba ahita yiyagaza mu mutwe, ahita ajya hano mu mujyi agura costume ihenda cyane y'abadamu, arayizana ayirambika ku buriri, aramwihorera. Madamu araza arayigera, abona ni nziza. Hanyuma umugore araza aramubwira ngo sheri urankunda. Arongera yiyagaza mu mutwe, ahita agenda akoresha igitaburo kinini kiriho ururabyo, yandikaho ngo ndagukunda, akimanika ahantu umugore nyine ari buhita akibona. Arakibona, asubirayo aramubaza ngo sheri ngurankunda. Yaswe kumutuka ku babyeyi bombi.
nzakora iki ngo nkwereke ko ngukunda. Mugaterega utaragura costume, utarakora ikintu kimwe nico nashakaga. Nashaka kumbwira ko nkunda. Hari abantu baheruka kubivuga bakirambagiza. Uzi ko urugo rwubakwa n'utuntu tworoshe. Mwaramutse. Uzi kurana n'umuntu bukarinda buca ntumubwire ngo waramutse kandi umureba mu maso. Waramutse. Hanyuma icya kabiri ni imbabarira. Mbega umugabo w'umunyafrika yasabye imbabazi, singe wahera. Icya gatatu ni ukumubwira ngo urakoze. Yagutekeye, yateguye ibintu byose, byibuze ntakubwire ngo urakoze. Hanyuma ukwiye kumenya ko reka dusubire mu ngobyi ya Edeni. Adamu Imana yamuhaye inshingano ebyiri, guhingira ingobyi no kuyirinda. Muzasome neza Bibiliya. Adamu ntiyagize esheke mu kurima, yagize esheke mu kurinda. Satani yinjirira ahantu hatazwi, hanyuma aganiriza Adamu, Eva, hanyuma akora icyaha. Ingaruka twese zatugezeho. Bagabo bari hano, haleluya. Nimutamenya kurinda amarangamutima yabo mu bana. Hari igihe muribaza ngo ubwo yishuye minervare akaba yasumye ibiharage n'umuceri yabirangije. Nutamenya kurinda amarangamutima bizagira ingaruka ziteye ubwoba. Hanyuma ikindi ni ukuba pasiteri. Umugabo niwe ushinzwe iby'umwuka mu rugo. Hari abagabo baheruka amateraniro hano iwabo hataba Imana. Imana yabiba mu rusengero, mu rugo nta Mana ihaba. Ntibapfukamwe n'umuryango ngo basengane. Niba hari ikintu kinezeza niyo nsohotse madamu akandambikaho ibiganza. Mbega ibintu biryoshe we. Nico kintu kinejeje ku isi. Ni igihe mubonye ambwira ngo mugabo wanjye nagize intege nke ndashaka unsengere. Ndavuga wow, aranyizera ku kigero yavuga yanyaturira ngo musengere. Iwanyu ninde ashinzwe iby'umwuka? Niba ufite umugabo udakijijwe uri hano ugomba kumenya ko ugomba kuba umugore ukaba n'umugabo akaba ari ushinzwe iby'umwuka. Ariko niba mukijijwe mwembi umugabo niwe ushinzwe iby'umwuka mu rugo. Hanyuma icya gatanu umugabo agomba kuba umuhanuzi, umuvugishwa. Ijambo bwiwe n'abagufiteho ubushobozi, ababyeyi, pasiteri wawe cyangwa se mwarimu wawe ku ishure rizakugiraho imbaraga. Abantu benshi muri mwe muriyanga kubera amagambo mabi mwabwiwe n'ababyeyi banyu. Iyo bakubwiye ngo mu kanwa si heza, iyo usetse ugira ngo kaburangije, nta wakubonera mu kanwa kuko urabizi ko atari heza. Kandi iyo bakubwiye ngo ni heza cyane, useka n'ibidasekeje. Muzandebere ukuntu abakobwa bagufi bambara inkweto ndende, nta na santimetero yiyongereyeho agahora yimanitse kubera igikomere cy'ubugufi. Nagira ngo mbwire abagore bari hano mbaburire ko inkweto ndende zangiza amagufa cyane kubera ko mujya mu mihango. Kirazira amagufa badakomeye neza, ariko kubera igikomere cy'ubugufi ukihangana uri mwiza ukomeze. Hari abantu bambara ibijipo bikubura atari itorero ryabibategetse kuko bamubwiye ngo utuguru twe tumeze nk'uduti. Uduti twawe niba utubyukiraho bigakunda ufite ikihe kibazo? Ubundi amaguru nayo kugendesha gusa, hari ikindi? Murebe hano. Murareba amaso yanjye. Mu bintu nanze ku isi n'amaso yanjye. Kubera iki? Bari barambwiye ngo amaso yanjye ngo ameze nk'intore zapfubye. Kandi mbibwirwa n'abafite ubushobozi, n'ababyeyi banyu. Gukomereka ni ikintu kibi. Muri Covid ishize nari ndi muri office mu rugo, numva umwana wa kabiri ahamagara mama buri kanya, mama buri nkumva birabishe. Noneho ndasohoka ndababwira murimo kunjena, murimo kumbuza gutekereza. Baramubwira ati dukoze irihe kosa? Ndavuga Dana arahamagara buri kanya mama kandi numva bitaryoshe. Barumiko. Ndabwira nti muzi kibazo, sinigeze mpamagara mama mu buzima. Igihe cyose namuhamagaye yarambwiye ngo urakamamatwa amahiri.
papa yarampamagaye ndamwita arambwira ngo uragasaba imbwa amazi. Nta affection ya papa, nta affection ya mama. Ngiye niyahuye ku myaka 10. Niyahuye ku myaka 10. Umwanya washize ntabwo nabigarukaho. Cyo ngira ngo mbabwire, niba hari ibintu bibi nibikomere byo mu muryango. Hari abagore nzi bazi ubwenge, bazi gukora, ariko kuko afite umugabo aramubwira ngo uri igicucu ntacuzi, ubwenge bwe bugacurama akagenda yivugisha mu ibarabara. Hari abagore babwira n'aba bagabo babo bakabibiremba, bakananirwa gukora raporo sexuelle kubera amagambo babwiwe nabo babana. Ugomba kuba umurinzi w'amarangamutima, ukaba umuvugishwa, ureba amagambo watura. Niba bitarema isura mbi y'ubumana, reka mbabwize ukuri, ntushobora gusenga ngo data wa twese uri mu ijuru utarakonsomye affection ya so. Ubuzi ko Imana ari igikoko nka so. Reka mbabwire inkuru nziza, data ni data w'urukundo. Yaravuze ngo nidusenga tujye tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Ni inshingano 5 abagabo bagomba kuzuza. Reka mvuge nke ku badamu. Iya mbere ni ukuganduka. Kuganduka ni iki mu Kirundi mama? Kugambura. Igisobanuro cyo kuganduka ni iki? Rimwe narindi Tanzania ahantu mu bwoko bw'abaha, iyo bagiye guserva abagore baba bapfukamye hasi. Hanyuma mbaza umudamu ndamubaza mbwiza ukuri, upfukamye cyangwa upfukamye uhagaze? Arambwira ati usibye umuco wacu mfukamye mpagaze, umutima wanjye urahagaze. Niba hari abantu bazwiho guca bugufi n'abarundi kazi, ariko hari abandi nabo bapfukamye bahagaze. Kavuga ati aho yahereye bize kwikunda no kwigwanaho, ntaco bakeneye ku bagabo babo kuko abagabo banyene barababuze. Kuganduka ni gute rero? Igisobanuro cyo kuganduka ni soumission à l'autorité, nuko menye kugandukira ubutware. No mu gihe mutumvikanye, iyo wemeye kumuhinda yabukuru ukavuga ati ni wowe umuyobozi w'urugo, ukemera guca bugufi, ko guca bugufi kwimbere mu mutima niko bita kuganduka. Dutandukanye kuganduka na service, gusasa no guteka no gutera imyenda n'umukozi arabimukorera utaraza. Kuganduka ni ukumenya guca bugufi iyo byakomeye, ukamenya ukuntu hosha amagambo, mbese ukamenya ukuntu usukamwe amazi bikoro. Nibyo byitwa kuganduka. Ntangira navuze ngo abantu badevelopye umujinya kubera ibikomere bakuye mu miryango yabo, nibyo bahuye nabyo mu buzima, akabura icyo asangiza abana be ari umudamu kandi ashinzwe gutanga ubuzima, kubera ko nyene. Ariko mburire n'abagabo bari hano, mumenye ko abagore ari abo tubuzi. Ikintu cyose umuhaye azakikugarurira kabiri. Numuha urukundo uzarusarura, ariko numuha umubabaro abagore bazi kugwiza, ni impano yabo. Ubaha utuntu duke bakazagutukuriramwo byinshi. Hanyuma ikindi, abagore Imana yabahaye umugisha wo kuzana impinduka nziza aho bageze hose. Ikindi nuko abadamu batanga ubuzima. Iyo umugore yanezerewe afite ubuzima bwiza busangiza abana n'abashitsi abantu bari hafi yewe bose bakira ubuzima binyuze mu mugore. Hanyuma ngiye kubabwira ibintu 5 abagabo bakunda, mbabwire n'ibindi 5 abagore bakunda, hanyuma mbahe akanya. Cyo turavuga kuzuza inshingano. Icyambere abagabo bakunda imibonano mpuzabitsina ku kigero ca 70%. 70%, mu gihe abagore bo ari 20% kandi mu gihe c'uburumbuke. Akabazo k'amatsiko, umuntu ari kuri 70 n'uri kuri 20 bazahurira he? Sawa, musigare mubyigaho. Bisaba ko umwe azamuka undi nawe akamanukaho bakagira aho bahurira. Impamvu Satani yateguye abakobwa ku muhanda akabambika nabi
n'abagore bambaye ubusa mu mujyi nuko bazi ko intege nke z'abagabo ari amaso. Maze kubona abagabo 3 bagonzwe n'imodoka barapfa kubera kurangarira abakobwa bambaye nabi. Akarangara bigahuriramo. Intege nke z'abagabo bose ni amaso. Kandi mwibuke ko gukunda imibonano mpuzabitsina biri kuri 70%. Hanyuma abagore kuko bazi ko abagabo bagira intege nkaho ngaho bahita bagufungira umuriro n'amazi. Iyo utaguze igitenge udaheruka gutaha kare n'ibindi ahita afunga. Ariko gufunga nabwo uzamenye ko uteje ibindi bibazo. Umuntu ari kuri 70 ashobora gukora amakosa menshi. Ntabwo ari mwebwe nabo muri Mozambique. Icya kabiri, abagabo bakunda kubahwa. Yewe banza basanga icubahiro n'Imana. Baragikunda mbese umuvogereye ku cubahiro cye ushobora kubizira. Hanyuma ariko ibyo ntabwo bikwiye kuba urwitwazo rwo gufata nabi abo tubana b'abadamu kubera dukwiye kuba bakwiye kutwubaha. Yego, reka mbabwire uko urugo rupanze. Imana yavuze ko Kristo ari umutwe w'itorero, hanyuma nk'uko umutwe wa Kristo ari Imana. Uko Imana yapanze urugo, habanza Imana, hagakurikira Yesu, hagakurikira umugabo, hagakurikira umugore, hagakurikira abana n'abandi baba mu rugo. Mu bihugu biteye imbere uko urugo rupanze, habanza umugore, hagakurikira umwana, hagakurikira imbwa, umugabo akaza nyuma. Aho ni isi igeze. Ariko muzakurikirane, iwabo divorce iri kuri 70%. Ini Burundi birahaba byo gutandukana kw'ingo. Twebwe iwacu umwaka ushize 2019 ingo 9,000 zahawe gatanya. Kuri ubu ntibizwe umubare kandi covid yari itaraza. Gusenyuka kw'ingo ni icyorezo nka coronavirus. Hanyuma dushobora kuba tutabyitayeho, ariko uwo muyaga ushobora no kuzagera iwawe. Niyo mpamvu ukwiye kureba uko urugo rwawe rwubatse, niba rwubakiye ku Mana. Hanyuma icya gatatu bakunda, abagabo bakunda gushigikirwa, accompagnement. Umugabo tugira projet ziremereye, kubaka inzu, kugura imodoka n'ibindi nka bene ibyo. Noneho iyo ufite umugore uguca intege, gutera imbere biranga. Nasonye Bibiliya iravuga ngo Isaka arongora Rebeka, amumara umubabaro watewe n'urupfu rwa mama. Mwari muzi ko abagabo dupfusha buri munsi. Utangira projet udafite amafaranga igapfa, ukabura pfushije. Ugataha udafite umugore ugukomeza kugira ati humura, ejo bizagenda neza. Ejo ugatangira ibindi bigapfa. Abagabo duhora muri day, duhora mu gupfusha. Hanyuma umugore akwiye kwiga gukomeza umugabo we. Utangira gusiza ikibanza akaza kuhareba akakubwira ngo ariko ngo nawe urihani kanguye inzu zayuzuza. Umwumva hatangiriye. Hanyuma ugasiza, warangiza inkingi zikazamuka, hanyuma akazaza agasanga mwasakaye bitangira kugira agasura, gatangira korohamwo. Iyo yuzuye ihita ihindukiye, ntabwo ibikiriya bariye umugore bazi kurinda ibyagezweho. Nagira ngo mbasabe rero aba bantu bahora baterura ibintu biremereye, ukwiye kumenya kumushigikira. Niba akunda n'umupira, ahubwo itumwira ngo ariko ngo ibyo bintu byawe ubureba ngo waje tukajya kuryama, ububyishe we. Ahubwo wicara iruhande rwe, nubwo utazi umukinyi n'umwe, ukajya muga ati okay bimeze neza sawa, washaka ugasinziriraho, ejo azagira isoni azimuje kuryama. Ari umugabo umwe yari umushumba dukorana, yagwaje umwana, akunda umupira bitabaho. Noneho asanga aza kugura umuti ku gisimenti, arangije amafaranga abona abantu benshi binjira muri stade Amahoro. Ahita avuga ngo habaye iki hariya, habaye umupira. Ahita afata ya mafaranga aragenda yishura tike yo kwinjira, ahita atunga ikiganza mu rugo ngo Imana imukirize umwana. Mwumve uko yatashe bikamera. Reka mbabwize ukuri, nubwo wowe ufite umeze gutyo, ukwiye kwiga kumuhuguzanya ubugwaneza. Kuko abagabo batinya amahane, iyo umuzanye amahane arahunga. Hanyuma ikindi, abagabo benshi 70% bumvira urukundo muri service.
bumvira urukundo mu kubaha serivisi, gusanga ibintu biri ku murongo bipanze neza. Hanyuma ikindi, nta mugabo n'umwe ukunda umugore amuca inyuma. Wagira ngo abagabo b'Abanyafurika bo baremerewe gusambana. Ashobora gusambana akaba yizeye ko azababarirwa, ariko gufata umugore wasambana n'ijosi yarikuraho. Abo mvuze si mwebwe n'abandi. Hanyuma abagore nabo bakunda ibintu bitanu. Icyambere, gukundwakazwa. Ni kirundira? Gukundwakazwa. Akunda kumubwira ko asa neza, aseka neza. Niba yanabyibushe umubwira ko ari ikibaju, nta bintu byo kumuca intege. Ibintu ngo reba ngo ukuntu ngo reba ukuntu usa, ntabwo bene ibyo babivuga. Bakunda gukundwakazwa. Niba ari ikintu twapfuye na madamu, ni ukutamubwira ko yambaye neza. Kandi ibyo yansabaga ntaho nabikuraga, mu marangamutima ntibyari birimo. Bakunda gukundwakazwa. Weruka kumubwira ajya ari kumukunda. Mwari muzi ko gusohoka bihenze. Fantani guranga 1,000. Mwari muzi ko 2,000 musohoka mukamererwa neza, mukaganira, ukaba umuhaye icyo umutima ushaka ku 2,000. Hari umuntu umwe yasohokanye n'umugore we naramwumvishe ngo bagura ibiyoba niba ibya 50, ngo baharura intete zingana. Umugore afise inda aramusohokana, bicara ku gisimari hanze, aramusohokana kabisa, ariko byibuze bari basohotse. Ngewe ndi umuntu udakunda imbwa, mumbabarira abazikunda. Muzi impamvu ntakunda imbwa? Igira amategeko aremereye, ngo bisaba kuyitembereza buri mugoroba, bisaba kuyitembereza buri munsi. Uwo mwanya rero sinabona, mfite byinshi byo gukora. Ariko naje gukurikirana impamvu bigenda bityo. Iyo ihora ireba ibintu bimwe irasara, bisazi birihuta. Ariko simbwa gusa n'umuntu. None se gereza ni iki? Batubwiye twese ngo hano murafunze, ubwonko bwamererwa nabi. Iyo umuntu ahora areba ibikuta bimwe, ibintu bimwe, ubwonko buhita busara. None umugore wawe cyangwa bahora bareba ibintu bimwe, ibikuta gusa byo mu cumba, nusanga bavuga nabi ntibazaba barengana. Ukwiye kubahindurira. Bakunda gukundwakazwa. Hanyuma ikindi, bakunda ikiganiro cyihariye, umwanya wihariye. Ikindi, bakunda sécurité financière. Ntabwo ari gukunda ibintu, ahubwo akunda umutekano w'ibintu bye. Twakodesheje igihe kinini. Hanyuma rimwe madamu ndamubwira nashaka ko twimuka. Abana bari batangiye secondaire, kandi ubwo nabimubwira namutwaye muri hoteli, naguze inkoko n'ibicaye cyiza. Arandeba arambwira ngo hajya ngo iyo umuntu avuye mu nzu isa kuriya ngo yimukira mu yindi isa gute. Numva yabyanze, ndabyihorera. Mpita ntangira gukora ubushakashatsi, nkunda kwanaliza. Nsanga ntibakunda ibintu, ahubwo bakunda umutekano w'ejo. Ashaka ko ejo umwizeza ko nta kibazo azaba afite. Ushobora kuba ufite imodoka ishaje, akavuga ati tuyigurishe tugure indi, akavuga ati ntunkorere ku modoka, kubera ko ibyagezweho nyine azi kubirinda. Iyo utazi kumutegura rero ngo umuganirize kuco mugiye gukora, induru izavuka, kubera ko nyine ntuzi gutegura. Hanyuma ikindi, bakunda intimite itavogerwa. Bakunda ubusabane bwabo ko nta wundi muntu ubwinjiramo. Mama wanjye yitavye Imana, hanyuma nzana ifoto ye nyishira muri salo. Umudamu umwe udusuye arambwira ati Desire nkubwire, ngiye kukubwira ibintu madamu watazakubwira. Twebwe turafuha tugafuhira n'uwapfuye. Iminsi yose utawureba iyi foto umugore wazarakara. Kandi koko abiwabo w'umugabo iyo baje kuba mu rugo ikibazo kiravuka, ariko abiwabo wa madamu iyo aribo baje kuba mu rugo nta kibazo gikunda kuhaba. Niba hari ikintu giteranye ingo, nabo mu miryango baje kuba mu rugo, ntabwo ari hano iwanyu n'ahandi nagiye. Kubera iki? Muri intimite abadamu ntibihangana ko ari undi muntu. Niba umuhungu akunda mama we, cyangwa se akavugana na mushiki we, cyangwa se akaba afite ubusabane nyine,
ibyo bintu kuri bo ntibyihanganirwa. Si mwebwe mvuze, mwebwe ntimwagira izo ntege nke. Hanyuma umudamu wese akunda kumenya ibimuzengurutse, ashaka amakuru ya buri kimwe, kandi abagabo guhora bisobanura birabarakaza. Uri hehe? Wavuga bicaye, uri kumwe nande, wari iki? Abadamu bakunda kumenya ibibazengurutse, ibintu byose birahagomba kubaza amakuru yabyo, niyo miterere yabo. Ikindi, nta mugore nyene yihanganira gucibwa inyuma. Ndashaka kubabwira amahame 4 urugo rwubakiyeho, hanyuma tugasenga. Ihame rya mbere nyavuge vuba vuba: nta rugo rusa n'urundi ku isi, buri rugo rwose ruri unique. Nushaka kubaka nk'uko runaka yubatse bizakunanira. Buri rugo rwose rurihariye, nta rugo rusa n'urundi ku isi. Icya kabiri, nta rugo na rumwe rutagira ibibazo, ahubwo uburyo tubikemura nibwo butandukanye. Izanyu nta bibazo bifite, rwanjye rwaciye mu bibazo. Icya gatatu, nta rugo rwiza rubaho ku buryo nta kindi cyiza bakora ngo rusheho kuba rwiza. Mbese nta rugo rwiza mwubatse ku buryo nta kindi cyiza mwakora ngo rusheho kuryoha. Yesu yatashe ubukwe bw'Ikana, asanga bamwe vino iryoshe, ariko we yabahaye iryoshe kurutaho. Niba Yesu ari umwami mu rugo rwanyu, bizava mu bwiza bijya mu bundi. Icya kane, nta rugo rubi rugeze habi ku buryo mushoboye kuganira bitakemuka. N'abageze igihe cya divorce, iyo bashoboye kwicara bakaganira, ibibazo birakemuka. Ngiye kubaha ubuhamya iminota nk'ibiri gusa, sibyo? Iwacu papa na mama babanye amuteruye, yaramucikije. Gucikiza murabyumva? Yaramucikije, hanyuma amucikije amukura mu majyepfo amujyana mu majyaruguru. Ico gihe mama yari afite imyaka 13. Ashikira mu muryango wa papa, bari bakenye bongeye bakenye. Mama ashikira gucingero ku myaka 13. Papa yari umuntu w'umuresponsable uraho, udafite canezwe icyo yitayeho. Hanyuma mama yarakubiswe kubera gutinda kubyara. Yamaze imyaka 5 yose atarabyara. Umva ku myaka 13 kubyara byari bigoye. Mama yarakubiswe, ngire nakuze mbona mama bamukubita umuganda w'inkoni. Akamara nk'amezi 3 yaravunitse amaboko n'amaguru. Nyuma y'imyaka 5 yarasamye, avira kunda amezi 9. Mwese hano murakuze. Avira kunda amezi 9. Yajyaga kwivuza ku birometero 45. Abazi mu Kayanzi Gahombo, yajyaga kwivuza igatara, navukiye Gahombo. Hanyuma ababikira bahari baramubwira ngo ni grossesse imaginaire, nta mwana ari mu nda, kuko bareba ukuntu asenya bakabona nta hantu umwana ari. Inkuru yitira kwira ku musozi ko ari umuntu atwaye inda y'ibitekerezo, inda y'icuka y'igipfungu, nta mwana ari mu nda. Papa, mama wanjye na nyogokuru byara papa ntabwo bashobora gusuhuzanya mu ntoke. Papa yari afite bashiki be 5, ariko nyene byari bibi. Hageze kubyara, nyuma nk'amezi 6 ibyo gusenya bikomeje, ajya kwa muganga, uruzi ruramutwara. Ubwo ntiyari afite umuherekeza, birumvikana. Yarohowe n'umugabo witwa Ndikumako uragiye inka. Hanyuma hageze kubyara, ababyeyi baramuherekeza, rutari urukundo, bagiye kureba ukuntu igipfungu bagitumurira mu kabana. Arangije abyara umuhungu mwiza ari we ngewe. Nyogokuru kuko atashaka ko papa abana na mama, aravuga ngo uyu mwana ni ikinyendaro, umuhungu wanjye ntabyara. Nakuze mu muryango nitwa ikinyendaro, narakubiswe n'izindi zo gutahana.
naciye mu bibazo biremereye cyane nta n'umuntu mubyitayeho kuko nyine ni ikinyendaro. Nyuma yanjye barabyaye abana benshi hanyuma ntangira kuruhana na mama duca inshuro dushaka uko abana ba urabona ko abagabo ngo bazi gukora ikintu kimwe ngo kikarangira bagafata ikintu kuko ubwonko bwacu bureme. Ariko ngewe nabyuka guhinga saa 11, saa moya nkajya mu ishure, saa 6 nkahita njya kuragira ihene, nkaziragira ndimo gusenya inkwi, nkazamukana amazi n'inkwi hejuru n'umwana mu mugongo n'ihene, nkahita njya gushaka ibyo kurya kandi bakarya. Nakuze ngomba kuba responsable w'abana tuvukana bose, ngomba kubamenyera ubuzima bwa buri munsi. Mama kubera agahinda gakabije yiyahuje itabi ryinshi n'inzoga, yari yaradeprime, byari ibintu bibabaje. Finama yaje no gupfa yishwe n'umubabaro. Hanyuma ku myaka 10 nagerageje kwiyahura kubera ko nabonaga ubuzima nta kindi cyarengaho. Ngerageza kwiyahura biranga, ndagerageza biranga, ntangira kwiga ukuntu nzica papa. Narakagome gato ku myaka 10 kuko nagiye mu ijamba ncubuhiri ndabwanika buruma, umugoroba ndi bumwice niwo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Ndakizwa, ariko abantu batuzanye ubutumwa bwiza muzababwire bagaruke. Batubwiye agakiza ibyaha gusa, ntibatubwira ko Yesu yaje no kudukiza ibikomere by'umutima. Nyuma naje gukizwa, sigarana ikibazo cya mama, nyuma y'imyaka 2 arakizwa, abana tuvukana barakizwa. Mama yaje kuntangaho kimwe mu 10, antwara ku rusengero nsigane ubu sindasubira mu rugo. Mbana n'abamisiyoneri bari baravuye za Bururi baza kubwiriza mu Kayanza, tubana tushinga amashengero munsi y'ibiti. Kuva ico gihe nyene ntangira ubu misiyoneri. Muri 1994 nayatangiye kuba umisiyoneri yigenga, hanyuma ndagenda umunyene simpane kuva ico gihe. Nagiye muri misiyo nyine. Hanyuma icyo nagira ngo mbabwire nihute mbihuze no kurongora. Naje kurongora, Imana igiye kumpa umugore, impa umuhererezi utwenga kuwa mbere kugera ku nukuri kose bitunanira kumvikana. Nkajya mubaza se mama wanezerewe niki? Ngewe ntumwenga ruko nibagiwe. None wowe uratwenga gusa. Ntiyibaza impamvu ntatwenga, nawe nanjye sinumva impamvu atwenga. Urugo ruratunanira twese dukorera Imana, bitunanira kumvikana. Niba hari umuntu ugoye kubana ku isi n'umuntu yakomeretse, umubwira A kumva B, icyo ushaka kuvuga si cyo yumva. Nkambwira ko noneho yazana ibintu by'amane nkavuga nti ubusubira nyogokuru niko yarameze nkawe. Okay, akambaza ati umpuje gute na nyogokuru wawe? Ko byatugoye kugira ngo mwumve uburemere bwabyo. Umwana wa mbere twasamye muri uwo mwaka wa mbere, twamusamye nyene tutarumvikana neza. Dukijijwe ntabwo twagwanaga ariko ntitwumvikana. Uwo mwana namusuye wa muhungu wanjye wa mbere, naramusuye aho yiga muri secondaire. Ninjiye mu kigo barambwira ngo uri papa wa Diveni, ngo ufite umuhungu mwiza yitonda, ngo ahora atuje, ngo umwana mwiza. Ninjira mu kigo, njya muri kantine ndamugurira, ndamubwira bambwiye kuri umwana mwiza yitonda mu kigo, felicitation. Arambwira ngo papa bakubeshe, ngo ahubwo ngo nta kintu na kimwe kinezera. Nibwo natangiye kumwubakaho ubushuti, tukajyana muri siporo tugakina, kuko namenye ko shagihe yahungabanye, shagi hari munda. We kumbwira ngo ibyakubeho ntibifite ico byagutwaye, byarakigutwaye. Impamvu urugo rwawe rurimo imiyaga rugoye ni bifitanye isano n'inkomoko yawe. Hanyuma nihuse rero naje kujya mu nyigisho z'isanamitima, niga ko Yesu yaje kudukiza ibikomere by'umutima. Sanga nahaye Yesu umutima wanjye ambabarira ibyaha, ariko ntiyabaye umwami w'amarangamutima yanjye. Sanga mfite ibikomere bitavuwe, ari byo bituma urugo rugenda nabi. Uwo munsi ndabiterura byose uko byakabaye, nemera ico byantwaye, nemera byose, ndabimuzanira Yesu. Ntangira kwitoza kubaho ntatsikamiwe n'amateka y'ibyambayeho. Ntangira kwiga gutwenga. Mbega gutwenga ukuntu biryoha. Nukuri biraryoha. Nta kintu kiryoshe nko gutwenga, ariko
uwo munezero ntawo nari mfite. Nagira ngo mbabwire ko bidakirira ijoro rimwe, ntabwo bikirira ijoro rimwe. Umunsi umwe nari ndi mu rusengero vuba, mbona abana bahimbaza kwa kuntu basimbuka basirimba, ngiye nkumva ntaco bimbwiye. Noneho mbaza umwuka ndamubaza se bari abana nibo bafite ikibazo cyangwa ninjye ufite ikibazo? Umwuka arambwira ngo amarangamutima yawe yasigaye ku myaka 3. Hanyuma ubu rero nagiye gushaka umukansara dutoba utwondo kugira ngo menye aho impano yanjye yasigaye. Ubu muri mwe hari abantu bize ubuganga kandi murababaje. Ubu muri mwe hari abantu bize iby'ababyeyi bashaka bitari mu mpano zabo. Ukayukora ibintu udakunda nyene kubera ko nyene nta uzi impano yawe, nta wayireze. Umva ibyago bya kabiri tugira rero. Mu rusengero niho hari amahirwe ya kabiri yo kukurera mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri, bakamenya impano zawe hanyuma zigakora. Nuyaburira ni byiteka ryose. Hajya pasiteri wawe ninde muntu ugufasha mu rugendo rw'agakiza? Ninde muntu yafasha urugo rwawe kugira ngo byibuze rubashe kubaho? Ntangira gukira, ariko gukira nubwo maze imyaka myinshi nkora isanamitima, niga inyigisho z'isanamitima, ndacivumbura mu tuntu dushasha twapfuye. Hari uduserire twinshi twagiye dupfira hose. Yesu atangiye umurimo wo kunkiza, natangiye kumva ubuzima butangiye kuryoha. Hari n'abantu bakunda ku rusengero bitari gukunda umurimo w'Imana, ahubwo ari ubuhungiro bw'ibikomere byabo. Ku rusengero niho hantu honyene biyumva neza. Mbese nk'uwabashije akamaterera hano akaba ariho bibera, byaba ari sawa. Kuko iyo arenze umuryango uri agahinda ke karagaruka. Nagira ngo mubwire inkuru nziza. Yesu ntiyaje gukiza ibyaha gusa, yaje no kuvura imvune z'umutima. Ibyo mbabwiye nibivugika, hari ibindi bitavugika ntavugira hano. Twaciye mu bintu byumye, bibishe, bigoye. Ariko nge nasezeraniye Imana ko buri gikomere cyose naciyemo nzakibyaza umusaruro w'ubwami bw'Imana. Ico Yesu yankijije cyose nzagikirisha abandi. Nashizeho ishirahamwe ry'abantu babuze urubyaro mu Rwanda, bitwa Gakiza Hope Family. Tumaze kubona imiryango 400 itagira abana, kubera ko nzi ingaruka zabaye mu rugo rwacu kubera mama yatinze kubyara. Hanyuma nkora family therapy, dukora ibiterane by'abubatsi ingo binini cyane kubera ko nzi ko urugo rwacu rwari rwubatse nabi, nzi ingaruka zabaye. Imana ni Imana nyiri humure, iduhumuriza mu makuba yacu, tukazatanga ihumure twahawe n'Imana. Umugambi mwiza Imana igufiteho ni ukuguhumuriza ukazahumuriza abandi. Nta hantu kure wageze Imana itagukura, ahubwo ukwiye kuyemerera gusa. Mama umva maze imyaka myinshi narabaye mu missioneri, maze kujya mu bihugu 17 simba mpari. Mama rero yaje yarakijijwe, akunda Imana, akorera Imana kuva 89, ariko ntiyigeze abona umuntu amwigisha gukira ibikomere. Icyabaye ni iki rero? Ari mu rusengero, ari muri korale, yikubise hasi, ajya muri koma amezi 3. Hanyuma bakoresha scanner, dukoresha scanner, dusanga yagize kanseri ku bwonko. Muganga arampamagara arambwira ngo mama wawe yishwe n'umubabaro. Bitangiye kubaza, barambwira ngo yaramaze imyaka 6 adasinzira. Nagira ngo mbabwire ntimuzibeshe, ntabwo gukizwa gusa, ntabwo gusenga gusa bivura ibikomere. Ukeneye wagutega amatwi, ukeneye umuntu. Nta muntu n'umwe ku isi adakeneye urutugu aririraho. Imana irabizi ko umuntu agizwe no kwibesha 70%. Fata 70% ugerekeho amosha ya Satani. Amosha ya Satani wagerekeho ibigeragezo waciyemo, ibigeragezo bigerekeho ibikomere, ibikomere ubigerekeho ubumenyi buke, umuntu asigara ari kangahe? Imana kuko izi ko umuntu aremanye intege nke. Nyuma ya Mose hari Yosuwa, nyuma ya Eliya hari Elisa, nyuma ya Yesu hari intumwa, nyuma ya Paulo hari Timoteyo, nyuma ya Yesu hari abashumba, igitorero hari abashumba. Imana irabizi ko umuntu babiri barutumwe, umwe yaguye undi nawe aramubyutsa. Gusa umuco wacu ntutwemerera kuvugisha ukuri, utubwira kubibika, ukabibika. Reka mbabwire ibintu bibiri nsorejeho. Ibikomere bitavu bizagaruka byahindutse ingwara.
abantu benshi badevelopye kanseri, bagwaye diabete, bagwaye umutwe udakira, ntibasinzira, abandi bananiwe gukora kubera ibikomere babitse mu mitima yabo. Siyanse yemera ko 50% y'ingwara abantu bagwaye zifitanye isano n'umubabaro. Twebwe mu Rwanda kuri ubu ibitaro bimwe gusa by'Indera bakira abantu 3,000 buri kwezi basaze. Kubera iki? U Rwanda rwaciye muri jenoside yakorewe abatutsi. Abantu batunze amateka aremereye. Ibyakubayeho bifite ico byagutwaye, nutemerera Yesu ngo abigukize ugakomeza kubibika, bizakugiraho ingaruka. Icya kabiri, ibikomere bitavuwe bituma umuntu akora ibyaha. Akunda Imana akajya yumva akeneye nka affection akayishakira hadakwiriye, cyangwa se akumva akanga Imana akanga n'abashumba n'abantu bose kubera ko nyene hari ahantu havoma si heza. Nayo mbabwire ko Yesu yaduhindurira ububiko, hari ukuntu yabigenza bikagenda neza. Niba hari igikomere kibi kibaho, ni igikomere cyo gutabwa. Iyo umuntu yatawe atabandi, hari umuntu ukubwira ngo mbese umubabaza agahita gusiba no muri telefone, kandi imbaraga akoresheje gusiba yagukubita n'urushi. Iyo umuntu yatawe atabandi, mwibuke ko wenda bari baravyaye abahungu 3 wanyu bashaka umukobwa, uhita uvuka uri umuhungu nanone, nyene ntibakwishimira. Wavukanye n'abantu barebare uri mugufi uratawe, cyangwa se wavukanye n'abantu bari finyore cyane mu maso, wewe uvuka udashimishije. Hari igihe babaza ngo hajye ngo umwana n'uwa hano, ukavukana n'abana bazi ubwenge mu ishure, wewe ari ukwinginga, bakajya bavuga ngo ariko bagicucu wewe bizagereza. Ayo magambo bakubwira akagenda agutsikamira. Iyo umuntu yatawe atabandi. Mperuka kurara ahantu Nyamagabe ndi mu giterane, ndara muri famille menya ko hari inka, ndazikunda nubwo ntagize amahirwe yo kuzitunga. Hanyuma njya kuganiriza inka. Mwari muzi ko inyamaswa zumva icyo zambuwe n'uburenganzira bwo kuvuga, ariko kumva ko zirumva. Mbwira inka ukuntu ifite amaso meza, nyibwira ukuntu ifite ubwoya bwiza, ndayibwira ndayagaza, mbona iratwawe, mfite amafoto ari iraryoherwa bya hatari. Ndavuga ibi bintu n'ibinka zibikenera, abantu babikenera ku kiye kigero. None ibintu inka zikunda mwebwe mwarabibuze, ni hehe mutagira umujinya? Iyo umuntu yatawe atabandi, umuntu wese akenera kwakirwa no kwemegwa no guhabwa agaciro n'umutekano no kubaho mu bwisanzure. Iyo utabihawe ntuzabiha umwana wawe. Reka nkubwize ukuri, ibintu byose utahawe mu bubiko bwawe bitarimo ntuzabiha undi. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko ibyo mugenzi wawe adafite rero, ibyo afite byiza uzabibyaza umusaruro, ariko ibyo adafite wige kubimubibamo nk'imbuto, uzagera igihe uyisarura. Hari ibintu twabanye na madame atazi gukora, ndabimwigisha tudashwanye, ubabikora neza kundusha. Ngewe ndabizi ko wabimwigisha akagera igihe akabimenya, kuko nta muntu umenya ibintu byose. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen.